reba guriya mukobwa wavugaga umukobwa wa Ndimbati uriya bundi buriya koko uriya ari ikintu bapfa ukuntu basa barasa bavuga ngo abantu basa ngo nk'intobo nanjye ni nk'uko bavuga ngo nsa nka James kandi n'ubu nta kintu dupfa nkaba nataruwe ni uko abantu nyine basa birabana abantu barasa byata ntabwo wowe wigeze ugerageza kubyuririraho mani ngo uvuge ati njyewe ubwo nsa nawe rero nanjye rwose ngomba kwita umuhungu we wenda n'ahantu nko mu kigo cy'amashuri waba urenzwe izangahe reka reka ntabwo navuga ngo ngiye kwitanga umwana we reka reka cyangwa murumuna we wapepe ngo ndabizi wamukunze mbere yanjye kuko abantu benshi baba bakubwira ko musa kandi n'ubundi uri na proud ye hari ukuntu nyine ugera ukaba proud yabyo mani ushobora gusanga uriya mukobwa rero nawe yaragiye akaba proud ya Ndimbati aravuga ati ariko burasanga Ndimbati akagera agahita aba proud yabyo reba naje imbere ya kamera ndi kurira ngo kije busigo papa yarandaye basi kabaga we ntabwo buriya wishutse ukigira umuhanzi nyuma yo kwakuye ngo usanga King James reka nongeye masuhuze mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese bakunzi ba Slim Jesus TV. Uyu munsi ngarukanye n'uwo bita Kedri twaba tugiye kuganira ibintu byinshi bitandukanye. Umunsi yashize namukoresha ikiganiro mwaramubonye, ariko nanone reka mbanze muhereza umwanya nanone abanza bibwire gake gake ku giti cye. abantu kabisa babonye ikiganiro cya mbere ndabasuhuje byatari kandi baranagikunze cyane. Wenda comment ziri negative ntizabura ariko ntacyo ziba zivuze wariya ubundi umuntu arakomeza agatwika. Ni nk'iyo comment iri negative yagukoza ahantu ukumvira kubabaje. ari umujama nabonye wagiye muri comment arandika ubwo rero ngo barakoheje gusa ngo King James ngo nawe uragenda ngo bigenderaho. Nashatse kwandika nashatse kubisubiza ngo njye iwanyu se avuga ati byaba ari ubu bw'akabwihorere mbese. Hanyuma se yari comment yaba yarakoheje yaba yaragushimishije ni iyihe? Izindi zose zo ni positive kabisa. Ni neza ntaribi. Okay, twiganiro Kedri. Hari n'abantu baje bavuga bati abantu bashobora gusa ntacyo bapfana koko. Sibyo atari no se reba guriya mukobwa wavugaga umukobwa wa Ndimbati uriya bundi buriya koko uriya ari ikintu bapfa ukuntu basa barasa bavuga ngo abantu basa ngo nk'intobo nanjye ni nk'uko bavuga ngo nsa nka James kandi n'ubu nta kintu dupfa abantu barasa mani n'ibintu bisanzwe kabisa. Buriya nawe uri mu bantu bari ku ruhande rw'uko uri mu bantu nawe bari ku ruhande rwo kuriya mukobwa ashobora kubabeshya. Nanjye mama nataruwe ni uko abantu nyine basa birabana abantu barasa byatari. Bajya bavuga ngo ubundi ngo umuntu ku isi agira abantu nka babiri basa nawe neza 100%. Ushobora kuhita ubona uwo muntu ukavuga ati dore runaka kandi atari we nyine. Buri muntu ku isi agomba kuba afite ngo abantu babiri basa rero nawe buriya asa nka Ndimbati. Ahubwo ni uko ngo wowe umusa ni King James gusa. Aho ntari nundi ariko nyine uzwi nyine cyane niwe kabisa. Nanjye buriya niwe dusa niwe musa. Wowe se ntabwo wowe wigeze ugerageza kubyuririraho mani ngo uvuge ati njyewe ubwo nsa nawe rero nanjye rwose ngomba kwita umuhungu we wenda n'ahantu nko mu kigo cy'amashuri waba urenzwe izangahe reka reka ntabwo navuga ngo ngiye kwitanga umwana we reka reka cyangwa murumuna we wapepe wenda kuko abantu benshi baba bakubwira ko musa kandi n'ubundi uri na proud ye hari ukuntu nyine ugera ukaba proud yabyo mani. Ushobora gusanga uriya mukobwa rero nawe yaragiye akaba proud ya Ndimbati aravuga ati ariko burasanga Ndimbati akagera agahita aba proud yabyo. Urareka nkubwire agahita aba umukobwa. Uzi ikintu kibise hari ukuba proud y'ikintu ukavuga uti njyewe ndi proud yo kuba nsa nk'uyu muntu sibyo. None ikintu kibi cyane kurushaho ni ukuza ubishimangira uti njyewe mama yarambwiye ngo ni papa wanjye kaniriza reba naje imbere ya kamera ndi kurira ngo kije busigo papa yarandaye basi kabaga. Urumva rero nabonye Ndimbati yari umwanda
sha wazari kiragiye bahura yari guhita bufata bubashaka neza neza ni bateri yarakaye so biragoranye n'ubu ngubu kubyizera, nta muntu n'umwe ubyizera hano hanze. Abantu hano hanze nyine buri wese azavuga ngo ni uwe, abandi ngo ntago ari uwe, cyane cyane ko noneho nyine abantu benshi bagumya kubishimangira, ariko nawe ntabwo babigendera ku muganira kuko abantu basa nta kintu bapfana, sibyo? Abantu barasakaza. So uyu munsi ndashaka ko tuza kuba twaganira, twiganire nawe ku giti cyawe, ariko nanone twibande ku muziki wawe, impano y'umuziki wawe. Wowe ntabwo buriya wishutse ukigira umuhanzi nyuma y'uko wakuye ngo usanga King James? Bazabarabure. Njye nabaye umuhanzi mbere y'uko banavuga n'ibyo bintu. Njye nabaye umuhanzi wundi neza byemewe fresh kabisa ko bati ndi mu muziki 2018. Ari ibyo ngibyo byo kuvuga ngo bya King James byagiye biza nyuma cyane bagenda babivuga nyuma, ariko n'ubundi njye nari ndi umusanyi to. Ntago ari byo nuririyeho ngo mbe umusanyi. Ntago ari byo wuririyeho ngo ube umusanyi. Bwa mbere ujya muri studio se niyo mpamvu watungiye muri studio? Kamere bwa mbere nagiye muri studio ari 2018 ndabyibuka. Njya muri studio y'umuproducer bitaga Adimino wakoreraga mu Gatsata. Nkora indirimbo ya mbere nyine nabyongoje nashatse ibiceri nyine ngenda nerateranya uduceri, ndavuga ati ngiye muri studio kabisa, kuko ko n'ubundi nari nsanzwe niririmbira mu kigo abantu bakabikunda byatari, ndavuga ati nanjye ngiye muri studio kabisa. Bwa mbere nyine nari ngiye muri studio icyo gihe. Uracyari umwana mutoya, ushaka gutera imbere, ushaka no kuba wazamura kariyeri yawe y'umuziki, sibyo? Sinzi neza nimba ubizi cyane kuko burya amatwi yanjye atandukanye n'ayabakumva. Ariyo mpamvu ndibuze kuba none nagusaba ko waririmbaho abantu bakumva uburyo uririmbamo, then n'ibindi turagenda dukomeza gake gake. Okay, kava kubitira kapela ko ndirimba yitwa Uno. Avuga ngo njye mbona uri mwiza reka njye nkwita Parufina, ngwino nsure mukoto nkujyane kwa Delfina, dukomeze dutarase mpaka tugera 39. Uburyo winkorera wallahi sinatuma ugenda, cyo ngwino mbere moto nkubera umumotari, umbyinire neza ndaguha ku madorari, nze n'umutima utuje nkuwazwa kuri aritari. Oh no baby, uno uri namba, uno namba, uno yeah. Ndirimbo yitwa Uno. Ese basi ku muziki wawe cyangwa uburyo uririmba, kuko ushize twarakoranye ikiganiro numva uririmba neza, uburyo uririmbamo basi haba ufite nk'umuntu ugerageza kuba yagusapotinga? Support se muri iki gihe support zarabuze, n'aba manager barashoje batagishora ibiceri, byabaye atari kabisa. Gusa nyine ngenda nifasha uko nshoboye tu. Bifasha uko ushoboye kabisa. Ndabona indirimbo nyinshi ukunda gukora ari amakava. Kubera ko ukora amakava nuko indirimbo yawe amakava, icyo kibazo abantu benshi barakibaza, ariko igisubizo impamvu nkora kava n'ubundi nyinshi nkora ntabwo mba n'igihe nyine mba ndi kumwe na Silvizo barabizi. Hari ukuntu nyine tugira gutya tukihuza tukumva nk'indirimbo runaka iri trend, kubera ko n'ubundi akenshi aya makava indirimbo iri trend n'ubundi aba ari collaboration. Natwe tugahita dukora collaboration kubera ko n'ubundi basanzwe bamuzi ku bintu by'amakava cyane, tugahita tuyikora n'ubundi ko n'ubundi nawe turakorana cyane, ni inshuti yanjye ya hafi. Rero nyine ni muri ubwo buryo dukora kava tu, ariko ntabwo bivuze ko nashoboye gukora indirimbo zanjye zisanzwe nzi kwiyandikira, ahubwo nyine cya kibazo cy'ubushobozi cyo kiba kibura kabisa. Kuki ari wowe Silvizo yahisemo mwahuye mute kugira ngo mutangire kuba mwahuza? So navuga gute, Silvizo ubundi ashize nk'imyaka nk'ine gutyo tuziranye. Rero nyine we tu yarambonye aravuga ati Petit ufite impano, tumenyana ugire gutyo. Sometimes nyine tugakorana, hari abantu babibonye bwa mbere dukorana kava ya kashe, bamenya gutyo nyine bagenda bavuga tuzakorana na wa mupeta ko tukongera tugakorana n'indi nyine nawe twibera inshuti gutyo. Twahuje nyine gutyo kuri social media. Yego. Nuko nkuko twamenyanye kabisa. Hanyuma nk'umuntu wakubonye umaze iminsi akubona akumva aragukunza akifuza kuba yagufasha, wowe wumva ari nk'iki kintu yagufasha? Kabisa support ya mbere niyo ubundi njye navuze ko namutse mbonye nk'umuntu ufashanya nkora indirimbo zisanzwe
video na audio aho ngaho kabisa yaba ndebeye byataye video na audio ko bigora kare yese nyine urumva we yaba byiyemeje atazabishobora abantu bafite amafaranga bari babuze aho bayashyira ikibazo n'amafaranga ntabwo ayo mafaranga ngo mu muziki ngo ntabwo nyine kuyashyira mu muziki ntabwo ari ukubura aho uyashyira ntabwo ari ukuyajugunya umuziki ubamo ibiceri abakire bushore mu muziki umuziki ubamo amafaranga kabisa bamwe bavuga ko amafaranga ngo nyine ngo atinjiza nako ko umuziki utinjiza niko bavuga ninde wabibabeshyeje umuziki ugira amafaranga iyo washoye mu busari kabisa ufite ibana ubona amafaranga ziriya kava zimaje kukwinjiriza iki ziriya kava kava undi kuntu biba bimeze biriya biboro rijyana bazibona kuri channel ya Silvizo ko nyine channel nimba iri monetize babona na views zigira ko zirarebwa kava nta kava dufite itari mu 100 views 200 300 kuzamuka kandi numva nyine YouTube nyine ibigwa amafaranga kindi ushobora nko ari uburyo ushobora gukorera nabyita nk'ikiraka wenda umukira akaba afite nka channel tukayikoreraho kava kugira ngo dupromoting iyo channel nyine bakayisubscribinga ikabasha no kuzamuka kubera ko twayikoreyeho kava runaka wakadutamo ku bice umva ko nibiraka mujya mubibona gake gake aba ari gake gake okay so Kedru rero ubu ngubu rero tuganire igiye kuba twaganira nanone twibande kuri biri hano muri media bitandukanye sibyo muri media bitandukanye nawe nk'umwana ukiri mutoya umuhanzi wifuza kuzamuka iyo urebye abasani makuru ukabona intambara ziba barimo ukabona amatiku abarimo ntabwo ujya ugira ubwoba bati bino bintu cyangwa nawe wifuza kujya ku rwego nk'urwaho ukaba bati nanjye nkazajya mba ndi mu bantu barimo ngo bari muri ayo matiku kagera amatiku ucaka nyemba niturije kabisa nyine ndabireba ariko nanone hari ikindi kintu maze kubona ari amatiku ajya abaho y'agatwiko kugira ngo abantu bakomeze bavuge ibyo nabyo bijya bibaho ariko nyine amatiku y'agatwiko aheruka kuba y'agatwiko karumve gitiku ry'agatwiko bazi iminsi rivugwa n'irihe subgora aho bita Bruce Melody n'umugore we yari ateye inda warayibonye ngo yanze ngo gufasha ngo umwana ntabwo ari byo kandi ntabwo kaba ari agatwiko urase biriya bintu si byo rero mbona ari byo hari story wiza se ku buryo ushobora kuba ati wenda hari n'undi muntu nzi byabayeho ko ashobora kuba yarinda kanga gufasha umwana kugera ku myaka runaka umuntu nzi nigeze kubyumva we ni nka Dani nanone nigeze kumva bavuga ngo ibikingo yanze twikomeje kuri ibyo by'agatwiko batazanayicira ibyo bintu simba bize ni ukubibona mbisoma gutyo kabisa ku by'agatwiko rero ni nyine niyo wabonye ukabona ni agatwiko nkabona ni agatwiko hari n'iryarira ngeze kubona hari ukuntu bakora nk'ikintu bashaka gutwikira indirimbo kabisa se ni nk'akahe gatwiko navuga koko udutwiko two ni twinshi ariko nk'ako ndi kwibuka biriya iboro bya Yago na Brian nabonaga ari agatwiko urase Yago na Brian bapfaga nabonaga biriya bintu nagiye ni agatwiko bari mu Rwanda ibintu nyine bakora ukabona biri seriye kandi nyuma ukaza gusanga kari agatwiko cyangwa urabona uyu mu TikTok bita Kimenyi Tito n'uyu mukobwa bita ngo Judy babona biriya bintu ari agatwiko ngo barakundana none hari n'ibingibi ngo bya Nyambo na Titi Brown ututwiko twawe ni twinshi ntabwo abantu batwikira mu rukundo ahubwo so zatwikana nande ko nabonye ari kuri TikTok waje n'inde mukobwa mugiye kwita mu bijyamo nawe kabisa njye nikora gutya abantu bakakunda ibyo nkora nta muntu twavuga ngo twajya avuga twiko kabisa kukiri muto yasungu ntabwo urabona nk'ibamere bakiye abakobwa bakuze batangira kukwandikira ati wa muhungu we waretse tukigira gutya iyo umuntu wese yandikiye namusubiza yambwira ati ndagukunda cyane yambwira ati murakoze burawinda nyine abantu uko umuntu ugenda umuha umwanya bagenda kwinjira byataye nyine uramusubiza tukanga kuri njye nta muntu njya ndya sini barabizi abantu bajya banyandikira ndabasubiza bose nyine tugacira ingabire aho gusanga abanasevinga nka nambaye gutyo ntari birye ni uko nguko kabisa nabonye ucelebratinga ko uje aba followers 20,000 kuri TikTok siyo ubu ngubu bigiye kuba hafi 22 22 kuri TikTok urumva nyine aba followers benshi biriya bintu bikumarira iki
ni kinini cyane. Ikihe kandi cyambere cyo bimuza n'abantu kabisa kandi b'umumaro. Icya kabiri ntangiye no kujya ankora advertisement ibintu byo kwamamaza tu, ahubwo n'abantu bafite ibiraka bazare tubababarize kabisa, kuko nyine TikTok ni urubuga rwihutisha ibintu, ruri public, abantu bose ibintu barabireba kabisa. Ubu ngubu nyine ushobora kuba nakamamaza bakanamo ibiceri, cyangwa nkaba nakorera abahanzi ama challenge bakanamo ibiceri. Ni ibintu byiza pe. Ese ubona ari iyihe mpamvu abantu kuri TikTok benshi mushobora kuba popira kuri TikTok ariko waza kuri YouTube bikanga neza waje kuri YouTube ntabwo imbuga zose zihira abantu. Ubu ngubu ngiye YouTube ntabwo yari yampira, ariko Instagram na TikTok birampira. Ari urubuga nyine tu usanga nk'umuntu yaratwitse byatari, kandi ushobora no gusanga ari abantu batwika kuri YouTube ariko kuri TikTok badatwika. Mbona nyine biriya bintu sinzi niba ari amahirwe, sinzi ukuntu nabivuga, ariko nyine buriya YouTube nayo wakoze ibintu byiza pe, baragusapotinga bakakureba byatari. Nisabwa no gukora ibintu byiza byatari, rero usabwa kugira ngo uzabikore nawe, nicyo kintu usabwa cyane. Twiririmbire, ongera uririmbire abanyarwanda gake gake, nyine abantu bakeneye no kumva ijwi ryawe uri gukora mu nganzo ukuntu biba bimeze. Kabaribire kudirimba yagiye yitwa Melissa. Ako abagripe bazibitsa bereye nabi. Ntakundi aravuga ngo umutima ugukunda uhorana ibimenyetso, iyo ufite ugukunda umva bitagira iherezo. Sinitaye ku byo batuvuga bashaka kudutanya, njye nafashe icyemezo nakuka ko tugomba kubana. Niyo mpamvu nanjye nateze kuzarekura, ahantu hose uzajya tuzajyana. Njyewe uyu nkozeho nshishurumeza, amabebe urankomeza, unkorera ibyiza binezeza, niyo turi kumwe wowe umbera umuhoza. Melissa kabisa. Iyo ndirimbo nayo bagende bayirebe kuri YouTube, yitwa Melissa by Kedri. Melissa by Kedri. Harya umaze kugira ibihangano bigera kuri bingahe? Indirimbo mfite zitari ama featuring zisanzwe n'indirimbo zigera muri 6. Indirimbo 6 zose fresh cyane, urumva ko ugerageza kwirwanya. Bajya no kuri YouTube, sinzi nimba wenda uraza kugapima. Ndaza kwipininga. So ruze cover ya Puppet, abantu bakunda kuyita ngo Petit King James, bagende bayirebe nayo irabashimisha kabisa video yayo. Uze kukapirigira muri comment. Ubushobozi bwo kwishyura izo ndirimbo zose ukoresheje tubabukuye. Ibyo n'uri nabuze nkubwira, kwa kuntu umuntu agenda yihiringa tu, ajya guko nagiye muri studio bwa mbere, ubundi nazo niko no kwihiringa tu. Ari no gihura no producer akakwikunda gatavuga ati no gukorera akantu, nuko babibeze, nuko bimeze. Nuko urangije ejo bundi wisudu kubitamo cover, uvuga ati reka nkore cover za King James. Nyuma y'igihe gito utangiye gukora ibintu bisa nk'ibya King James, ubu ngo ntabwo byaba bigiye gutuma utumwimere wawe ukazavuga ati nzajya nkora amakava King James gusa. Wapi ibyo nta kintu byangiza pe, nta kintu byangiza cyane ko nyine ni ibintu n'ubundi abantu baba baransabye babikunze. Niyo ngiyo kugira ngo njye kuyikora nuko abantu bagiye babinsaba. Ari umukire kabisa witwa Vengton. Yitwa Vengton, ajya akora ibiboro byo guhostinga amasho, ajya anafasha abasani. Niwe nyine avuze ati ngwino kabisa mufashe ugakore, turanashutinga video, araza kuyibona kabisa. Ni fresh ubwo ngubwo. Yego n'ubutano kuzagaruka cyane. Ufite n'izindi project nyinshi sibyo? Byatari. Hari abantu ariko n'ubundi still bibaza batese uyu mwana yari yahura na King James, ushize warabisobanuye, ariko none ndashaka kubaza nk'uyu munsi none bibaye ngombwa kuhura na King James, n'icyo kintu uba wumva wamusaba? Namusaba
ngewe ikintu mba numva cyanshimisha nkumva nyine tugumva birabaye shaka collaboration kabisa dukoze nk'akaboro twarika indirimbo ya Danje twayita mu banyarwanda icyo nzi cyo bayikunda byonyine bajya bareba na video gutandukanya abantu bikabana no muri video no kugera umuntu agakubitaho igipara tugasa byabagora kudutandukanya kabisa uwo ngo rero iruhande rwanjye arasetse ngo akwitaho igipara nk'icya King James bana abantu bayikunda byatari dukoze gukora kabisa ni fresh none ubwo ngubwo niba icyo kintu wamusaba none undi muhanzi ukunda mu Rwanda arya n'uwo njyewe naravuze ngo umuhanzi wese ukoze ibintu byiza bikanaryohera ndamufana kabisa ariko gusa nyine role model we ni King James ni King James ariko ukurikije ko musa nta yindi mpamvu bani ngiye kuva na kera n'ibyo bintu bitari byazo byo kuvuga ngo turasa n'ubundi naramufanaga kabisa so reka twiganire ku musozo amasaha yadufashe nta n'ibintu byinshi cyane numvaga nshaka kubaza uyu munsi ariko hanini nashaka ko uririmbira abanyarwanda gake gake and then ukanatubwira n'imishinga yawe n'ibyo utegurira abadukurikira cyangwa se abagukurikiye muri aka kanya ese imishinga so hari imishinga ufite iri hano hafi uvuga ati wenda ndateganya kuba nahereza abakunzi banjye ibi n'ibi babeshye ko muri iyi minsi ibintu bimeze nabi gusa nyine arakaribu afite muri studio wenda nyine nibigenda neza nzakabatamo nicyo kintu cyonyine kiri hafi okay ni fresh cyane dusoza rero umuntu ushaka ko yavugisha Kedri yamubona gute njyewe kuri social media zose nitwa Kedri abantu nyine ari ukuntu mvuga Kedri bakimira ngo Kendrick Kedri bandika K na D na R na I ugashyiraho official tubona ahantu hose sinzi wenda ariko ubwo umuntu yataga WhatsApp mu kiganiro nta kibazo nimba nta kibazo okay WhatsApp yanjye nayo nari bibanyandikira ndabasubiza ni 07 82 9 7 9 iyo niyo WhatsApp yanjye kabisa banyandikira naho WhatsApp yawe turi imbere ku ndirimbo nk'ebyiri za King James ubundi kuki warusora ikiganiro utaduhayemo ndirimbo nk'ebyiri kamara imbere ku ara challenge nashyize kuri TikTok no kuyiririmba indirimbo yitwa Gatimatima vuga ngo amaso yashimye umutima wemeye niyo mpamvu nkusatira nkubaza akazina kawe ese ubundi uvukaye uya kuteye nk'igisabo dore uburanga uyarabikora baby amaso nk'ay'inyana urandwaza agatimatima yes iyo ni indirimbo yitwa Agatimatima ya King James iyindi nyine yanyuma nakusa iyindi kambari imbere kuri indirimbo ivuga ngo ndabizi wamukunze mbere yanjye ariko nibikura kunguru wanjye ndagusabye mbwira ikintu kimwe ese uracyamukunda kabisa urakoze cyane namwe mbashimira cyane kabisa